yariye neza, polisi yavushijwe imyona. Itsinda 3-1. Hanyuma rero isa 10 match ya Rayon Sport na Gasogi United yarangiye ubusa ku busa. Regan no mukino abakunzi ba Radio Rwanda bakurikiye barawogeje ndetse na Ruvuyanga. Tubona nyine ikipe ikina ariko ugashaka igitego kiri buze kuvuka habura, birangira amakipe anganyije ubusa ku busa. Binjire muri Rayon Sport. Twinjiye muri Rayon, dossier ikomeye cyane n'umutoza wongirije tugiye kugarukaho bategura derby, ariko Rayon yagiye gukina umukino idafite umukinnyi Yusudianye. Yusudianye yagize ikibazo, yarwaye urutoki, biba ngombwa ko bamubagaho ku rutoki, byatumye rero yaracyumva ubabare muri iyo minsi. Urutoki ruri gukira, ariko amakuru meza nahabare nuko aragaruka mu myitozo ku buryo derby agomba kuba ahari. Ubwo ari hakinnye Omar Nyinga mu mwanya. Yego. Omar Nyinga asubiye inyuma cyane mu by'ukuri utameze neza. Hanyuma umukinnyi witwa Suleiman Dafi ntabwo yakinnye iyi match, yarafite knock, ariko amahirwe ku Rayon umukinnyi mu by'ukuri kina 6 muremure wari watangiye rwose no kugaragaza ibimenyetso yuko azabasimbura Amajari wa neza, nawe aragaruka mu myitozo, agomba kuzaboneka kuri match ya derby. Match ya derby mvuga ni APR na Rayon ku cyumweru ku isaha y'isa 9. Ubwo mu gihe uwo mwanya hari hajemo Roger nawe umaze igihe kirekire adahari, yari yagarutse, yaramakuru atari mabi cyane. Hanyuma Muhire Keve yagize imvune, murabizi amaze ijyana nayikiniraho akihangana agakomeza agasunika. Burya ni imvune amaranye igihe, yagiye agera n'amafatigue, none hari imvune ubwayo hakabamo n'umunaniro, yagiye abikiniraho. Yewe na match ya Rutsiro bagiye gutsinda ibanza i Rubavu nabwo yakinnye rwose afitemo imvune, ariko kubera kwitegura imikino igiye kuza ikipe y'igihugu, kubera kwitegura iyi match ya derby, ndetse no kugira ngo nawe aze gukina faze z'imikino ya nyuma basi 10 ameze neza, bahisemo ko yarukiza match nkeya kugira ngo barebe ko yakira ubundi akazaba ari fit. Amakuru meza nawe aragaruka mu myitozo muri iki cyumweru kugira ngo yitegure match ya APR bazakina. Imvune ya Forunganye yarabazwe, yaraye mu bitaro ku munsi wo kuwa gatanu. Bivuga ko kubagwa byabaye kuwa gatandatu. Mu Rwanda bashobora kuwa gase abaganga bakomeye rwose. Dr. Bukara yaramubaze muri hôpital ya Faisal, ku bitaro by'umwami Faisal. Nyuma y'ibiganiro birebire cyane yabyanze, yumva adashaka kwibagisha, ariko baramubwiye ngo damage yabaye muri ligama yawe cyangwa ivi, nta bundi buryo bitaro ko kubaga. Yarabazwe nuko biteye. Mu ijambo rimwe tujya kumutoza, Rayon Sport yakinnye na Gasogi mu buryo navuga buteye gutya. Gasogi United ntiwavuga abakinnyi bane bibitangaza ifite andi makipe Kigali cyangwa mu Rwanda yakwifuza, ariko umupira w'amaguru ugira ikintu gikomeye, ni nacyo kintu kiyobora ama institution akomeye, ni spirit behind, ni umwuka utwikira icyo kintu. Uwo mwuka watwikiriye Rayon Sport muri Fazare, morali banyinshi, murahaguruka, abafana mutanga amafaranga, muravuga muti ibintu birakomeye cyane, abasaza baje, ikipe nyine ihita ihinduka completely, haza ikindi kintu kitari gihari, ikipe iracyara ibindi. Icyo ngicyo nicyo mutaye. Icyo Gasogi rero Kenisa ahora gishyiramo icyo kintu cy'uwo mwuka, cy'uwo mwuka. Murabizi ko kera hari igihe mu rugo mwatekaga bakakubwira ngo ibyo bishyimbo byahiye, ariko wibikura ku ziko. Reka umwuka reka biwane, ukomeze ubitwike. Gasogi rero ni umwuka wari uhari, ariko wasanze nta kintu uhanganye nacyo. Anterime y'undi mwuka byagahanganye wa Rayon uri hasi, nabanza kwibonera mu bafana. Abafana ba Rayon mu by'ukuri naratangaye kubona Rayon Sport iri imbere irusha APR amanota 4, ibizwi APR bukina match komeye na Police. Rayon Sport ntabwo yari ifite 70% y'abafana muri stade. Bien, hari abavuga ngo akanyenyeri kari kapfuye, yego, Tour du Rwanda yari yafunze, yego, ariko umuntu wageze ku kibuga ako kanyenyeri ari kugakanda bigakunda. Tureke guca arabo twanye basigaye nyine Abareyo
bari down moraroma ntabwo abareyo bahari ntabwo bari tayari. Baraterwa n'iki ko bayoboye urutonde rwa shampiyona? Barabibona ko abakinnyi beza babo ntibahari. Turetse guca ibintu ku ruhande ngo nubwo bataratakaza umwanya wa mbere barabona ko ari ikibazo kigiye ko bishoboka. Donc reka nkubwire ukuntu biteye, bafite ubwoba bw'ikintu kizaba babona kiri kwegera badashaka kubonesha amaso yabo bahari. Ubisesenguye neza. Baravuga ngo ntidufite fonganye ibitego 13 muri match 14. Ntidufite kivasi 11. Mu bitego 30 rero yatsinze 13 ni bya fonganye. Bafite mu assist 11. Bafite uruhare hagati yabo bombi rw'ibitego 22 ari babiri. Wabaza iki kindi? Guest players ntibahari. Rero kubafana bari wabuze na Dafe waje ari nka caution hagati muri saison, wabuze na Yusuf yanyu mu defense rubaheka, wabuze byo. Bafite ikintu cy'impungenge n'ubwo. Nababwira ngo muratakaza igikombe namwe ubwanyu muragitanzira. Muragita namwe iyo spirit nijya mu bafana muragita bakananirwa kuza gusunika abakinnyi. Ubwo birumvikana barimo barategura match ya derby bataye ikipe igihe yari bakeneye Lorenzo, right? Cyane ingingo ikomeye ariko sibo gusa njye mwunganiyemo gato. Iyo morale yasubiye hasi y'abafana ba Rayon Sport. Ndamutse mvugishije ukuri nakubwira ko bafite impamvu yumvikana. Reka nkoresha amasegonda make kubwira utuntu nka dutatu tugiye kumutoza kugira ngo tubone hari izo mvune ziri gusimburana muri ekipe. Ariko se ko ikintu cya mbere cyakabaye gisunika abafana ari ubuyobozi bababwira ngo turacyarimo. Abayobozi nabo barasa nabihishe. Kubera iki? Hari ibintu bagiye bizeza abafana batakoze. Bivuze ngo icyizere abafana bafitiye ubuyobozi nubwo bataratangira kwirekura ngo babivuge ntabwo biragera ariko biri hafi. Impamvu nk'ebyiri nakubwira zigaragara kwizigi facts. Ubwo bateguraga derby umukino ubanza, Perezida w'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport Bwana Paul Muvunyi yivugiye muri interview imbere y'abanyamakuru avuga ko phase turi zatangira hari rutayizamu wa mbere mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo yabivuze n'akanwa ke. Rutayizamu yavugaga ibyo byose ntabwo ari biramahira beti, ntabwo ari Abdoulaye Jaro. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Perezida w'ikipe w'umuryango wa Rayon Sport yicaye muri intebe rigani yicaye oya ni iriya yindi turebana nibyo yakimubajije. Yaravuze ngo Rayon izatangira phase retour abakinnyi bagenda muri bisi ya Rayon Sport idekoye kuva icyo gihe ntiyari yongera kubivugaho. Hari utuntu tujye mu bakinnyi nyirizina, hari utuntu abayobozi bagiye bavuga ntibayigurire ngo bigasoma umwanya tujye mu bifatika. Bisi n'ubundi abafana n'ibyo kuvuga ngo turabifite abandi ariko barabyemeye. Tujye mu bakinnyi. Rayon Sport iza ko yaraguze Bayo uyu munsi ntabwo yakabaye irira fonganye kubera ko itaguze Bayo ikagura uwamaki kajya kuzana Abdoulaye Jaro. Uyu munsi wa none wavuni tudahari utarajya mu kibuga nta oya uri kuvuga Dafe kubera ikidalo wibitiranya ndavuze utayizamu utarajya mu kibuga n'umunsi bazanye umwana wo muri shampiyona ya Guinea muri under 20 nta kintu na kimwe yigeze abireka. Yari gambling kwari kunaga igiceri hejuru ngo dufenta abafana ko twaguze ariko mu by'ukuri nta kintu kifatika baguze. Umukino haye miliyoni 7 nawe urabyumva urwego rwakirimo urwego rw'urumva sinshaka kusobanura rwose. Hanyuma baragiye bazana Asana Karenzi nawe mwise ngo ni metre nzofu. Mu by'ukuri byari ibintu byo kuvuga ngo Basane byarakunze ngo hakomoka ngo hari undi mukinnyi wahava. Mu bigaragara turetse kubeshya abasaza mu cyubahiro mbagomba nta karite mwapfunyikiye abareyo cyane ikibiri biri mu kwezi kwa mbere ntimwigeze mukora isuku karite. Mwibuke mukora campaign mwavugaga ngo muzazanamo miliyoni 400 mubyibuke ngatereka tuyazane rwose. Mwatutse Jean Fideli abantu bavuga ngo ishikipe ariko niyo mufite yabafashe faza niwe wayubatse yose uko yakabaye. Mumbwira umukinnyi utazaguzwe nawe byarangiye. Aba bakinnyi bose Patrick mwatemeraga itaka ngo njyawuro ngo abakinnyi bose mukoresheje faze bose uko bakabaye nibo babaguze. Abanyi muri retour Jaro Asana nabandi nta kintu bari gukora usibye umuntu wenyine yitwa Dafi wenyine. Mu bigaragara hari n'andi makosa rero
turetse ibyo tuzagira umwanya wo kubaganira ibyanjye nzabivuga nyuma ya derby, reka mbicumbikira nzabivuga kuwa mbere utaha byarangiye nzagira ibyo mvuga, reka ngaruke gatoya byatumye umutoza wa Rayon Sport. None Selami yagiye bivuga ngo umugore we ngo ararwaye, ariko abandi bakavuga bati arabona ko bitagenda muri Rayon Sport, kandi muri Rayon Sport ujyane na kano kantu kuri iyo bombe mbere ko tujya muri APR, kandi muri Rayon Sport Selami bamufata nkaho ari we wari mastermind n'ibyo bafite uyu munsi, bavuga ko Robert yadahari abatitira amaboko yose abadahara batitiye. Ndabyoroshya muri ubu buryo kugira ngo dusove umwanya wa APR. Umutoza Selami yajyanywe na fagiteri eshatu. Iya mbere niyo yita agasuzuguro. Selami yashingiye kuki? ni umutoza kuwa gatanu Rayon Sport yahembye abakinnyi ukwezi kwa mbere, apana kwa kabiri mu byumve, ukwezi kwa mbere bagwembye ejo muri kwa gatanu, abahemba abakinnyi babwira staff abatoza ngo mwe turabahemba kuwa mbere ariwo uyu munsi. Selami arabwira ati ahavuye amafaranga abasha guhemba abakinnyi ko aribo bahembwa menshi, kuki mutahashatse ngo mufate n'andi natwe muduhembe? Ibisa agasuzuguro. Arababwira ati njye ndwaje umugore amaze amezi mu bitaro abana na mama wanjye, buri kwezi ngomba kohereza amafaranga, muzi ko mutaduhembye ukwezi kwa mbere, none kwa kabiri kuri gushira mukambwira ngo muzakohereza kuwa mbere. Bahita bamushyiraho ibintu ngo nukwiriza ngo yegeranwe n'abandi ngo bimwe bakoreye navuze ku munsi wa gatandatu, bimwe bakoreye iyo hari ingeso urishyuza bakagushyiraho ikosa ukwiye gucikaho. Iyo nkwishyuza ibintu nakoreye amatariki yararenze, ukwiye kunsakuriza, ntabwo ndi umunyamafuta, ngomba amafaranga nakoreye, ntabwo ugomba kwishyiraho ngo uri umunyamafuta ngo abandi ko bemeye. Njye navutse mfatanye n'undi, buri muntu agira ibibazo bye, rwaje umugore wanjye n'abantu b'impanga bagira ibibazo bitandukanye, mfite ibibazo byanjye ndi kukwishyuza ukambwa ngo ndikwiriza. Bwa mbere yari yarasezeye, ariko none nuko Kanyabugabo afite amafaranga ahita yamuha. Kanyabugabo uyu munsi rero habuze uyamuha, aravuga ati ndagenda icya kabiri. Iyo ni impamvu ya mbere afata nk'agasuzuguro bijyanye n'ikibazo yifitiye cyo kurwaza. Icya kabiri arakubwira ati akosa afite njyewe basanye umutoza wungirije, uwo afite business bamugaruye ayabonga yanga amafaranga $1,000 bamushyira kuri 2,000, njye mbembwa 1,500. ni gute yahembwa $1,500 umutoza wungirije, hanyuma umutoza wa fitness akandusha ari jewe nyine mastermind. Mu yandi magambo arakubwira ngo listen, uretse na kagasuzuguro ka mbere navuze imbere, aranakaba amafaranga utinda kumpa ari na menshi. Ni gute umembe cyataye yakwita umutoza wa fitness umuhemba ibyo yabifashe nanone kutubaha akaza akora. Icya gatatu ingingo rero yabaye naho dusoreza ibintu tujya muri APR. Yaravuze ati mwebwe abantu muri Rayon Sport mumara kubona ibintu bicitse, mumara kubona ibintu bipfuye, mugatangira kubitwegekaho abatoza, sinzabarwe mu bantu bananiwe kuko twananijwe. Sinzabarwe mu bantu bananiwe gutwara igikombe cya shampiyona ngo bibazwe mwari ubushobozi bwacu, ngo ibintu byarashiriye hejuru. Urakoze cyane, mbivuyemo. Reka yanditse email kwa gatanu, probably ni nkaho rwose mutazongera kumubona, keretse nihagira ibiganiro bindi ba wenda gahindura ibitekerezo.